dukoresha uburyo bw'umupira tubwire ubanyane gute na sheri wawe banyanditseho igitego ntatsinze gute rero ubyumve ngo nta nubwo nari nagiye no mu myitozo cyangwa se wenda ngo ntere na poto we n'umupira uvemo ubundi mu mazi abira ndi gushaka ukuntu nakoresha VAR kugira ngo barebe watsinze igitego byanyabyo batumwandikeho ikipe nkine mira defanda ku buryo kwibonamo igitego bigoye aho hari agakipe ko mu cyiciro cya kabiri kampaye imyitozo ewana mfashwe neza bikagoma biyumvuye mu kazi mbanagamo za hatrike gusa mfashwe neza bya hatari ndumva nzanigumira naguze umukinnyi mwishimiye akina neza dutsinda ibitego ibintu bimeze neza ariko muri iki gihe naje kumenya ko ari mu biganiro n'ikipe yahozemo kera kandi ntago ifite option yo kumugura ubwo rero byarandakaje cyane bituma ntekereza uburyo nshobora kumwicaza ku gatebe cyangwa se nanone nkamutiza nko mu ikipe zo mu byiciro byo hasi ejo bundi naje kumenya ko ikipe nkinamo yabonye umwataka wa hatari undenze ubu ngo bari mu biganiro rwihishwa bari gushaka ukuntu bamuzana bakamunsimbuza ubu nyine bagiye kunta mu bishangasha baranshyira ku gatebe cyangwa njye mu cyiciro cyo hasi icyiciro cya gatatu kirakubonye mba ndi mu mazi abira kabisa pole bro ndashaka aho njya nkorera imyitozo kugira ngo nzamuke urwego ihangane ejo bundi rero nabonye umukinnyi mwiza ndamusinyisha ntamwatse birth certificate bangize ibyago abaravunitse amezi 9 yose undi kwicuza impamvu ntigeze mwaka birth certificate kabisa ubundi mu byago bikomeye cyane ubwo nibimenyekana tayari nyine ubwo ni rwago pole bro